uvuga ati ibintu bizamfasha kubaho hano, ibintu bizanteza imbere kubaho hano byose, uvuga ati aho kujya hanze ni ibintu byoroshye, ubuzima buroroshye, amafaranga araboneka, mva mbese ukumva ko ari ibintu bigize byoroshye cyane. Hello, umva ndabasuje cyane, mva nizere ko mumeze neza, ndagusuje wowe uri kureba iyi video, wowe ukurikirana channel ndagusuje, nizere ko umeze neza aho uherereye. Amazina yanjye nitwa Lucy, mperereye hano mu Faransa, nawe aho uherereye hose mu mpera z'isi zose ndagusuje, ndakwakiriye. Waba uri kureba iyi video wari ubwa mbere urebye kuri channel rwose ndakwakiriye, ni karibu cyane kuri channel bose urisanga, ni karibu cyane. Icyano tuvugana di channel ya DC France Lifestyle, tuvugaho ibintu byinshi bitandukanye, twiga guteka, tuvugaho byinshi by'ubuzima busanzwe, byose turavuga by'ubuzima busanzwe. So ndakwakiriye, nimba uri mushyashya nibagiye gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byose nzayambagezaho ntibizajye bigucika, kandi kugira ngo nibagiye gukora like cyangwa se comment, hari igitekerezo ufite ushaka nakubwira cyangwa se ikintu ushaka kumenya nakikuzezaho rwose wakandika muri commentaire, cyangwa ufite experience kubyo navuze wakandika muri commentaire nzagusubiza nta kibazo. So uyu munsi ndashaka kuganiriza abantu ku bantu ahanini bashaka kuza imahanga, cyane ngiye komere hano mu Faransa. Ibihugu byinshi amategeko abigenga ntago mbizi, ariko nkuko ngiye hamere hano mu Faransa wenda hari amategeko amena amaze kumenya bitewe n'imyaka mamaze. Abantu benshi bibaza ati se ndashaka kujya hanze, kumva ni ibintu byose biri very easy, byose ibintu byose uvuga ati aho kujya hanze ni ibintu byoroshye, ubuzima buroroshye, amafaranga araboneka, mva mbese ukumva ko ari ibintu bigize byoroshye cyane. Uyu munsi nafashe ino sije kugira ngo tuganireho cyane. Nimba uri umuntu wifuza kujya imahanga cyangwa se umuntu ushaka kuza no mu Faransa, ndagendera kuko ari igihugu mbamo hano mu Faransa. Nimba ushaka kuza hano mu Faransa cyangwa se ushaka kujya imahanga, dore ibintu babaje gutekereza cyangwa se babanje kumenya kugira ngo utazahagira bikakugora. Ibi bintu ni ingenzi kubimenya mbere yo kuba ngo ngiye hanze cyangwa ngiye kuba hano mu Faransa cyangwa ngiye kuba mu iki gihugu. Ibintu agakwiye kubanza gushyira kabisa gushira imbere yo kuvuga ati ngiye hanze, ariko ugiye hanze ugiye gukora iki, use witeguye n'iki. Iyo umuntu agiye kuba mu kindi gihugu mwabantu mwe n'ubuzima umuntu aba ahinduye, ni byose yabihindutse. Urumva rero urabona ko uburyo tubayemo muri Afrika cyangwa se mu Rwanda ni uburyo butandukanye na muri bino bihugu bya hano, ibihugu byateye imbere, abazungu bafite uburyo babayemo, twebwe bitandukanye cyane nuko tubayeho muri Afrika cyangwa se tubayeho mu Rwanda. So ye kukubwira ibintu bigera hafi mu 10 byose bishobora kuba byinshi cyane, ariko njye ndaje nkubwira ibyibanze ahanini, wenda tuzavugaho mu zindi video zigiye kuza. Iby'ingenzi ahanini bakwiye kubanza gukora cyangwa se kubanza gutekerezaho, cyangwa se ibintu bakwiye kubanza gukora kugira ngo mbere yo kuza, ibintu bakwiye gukora cyangwa se kumenya, cyangwa se wakwiye kumenya kugira ngo uze hano imahanga kugira ngo bitazakugora. Ikintu cyambere, kumenya amakuru y'igihugu ugiyemo. Ati se n'urugero, ntabwo mvuze n'iki no muri Kongo ni mu mahanga, no muri Kenya ni mu mahanga, rwose ubundi kuba umuntu uza kuba mu diaspora ntabwo bivuze ngo nukuba undi umunyambo muri Amerika cyangwa se hano mu Faransa, cyangwa se uri mu diaspora kuko utaba nyine uba mu kindi gihugu cy'amahanga. So nuko ngewe mbyumva. So ibyo bintu cyambere ugomba kumenya amakuru y'igihugu ugiyemo. Ati se iki gihugu ngiyemo kimeze ute, kumenya ati se igihugu ngiyemo kimeze gute, se abantu babayeho bate, nyine kugira amakuru yibanze kugira ngo bizakorohere kugira ngo uze wisange muri societe yaho. Uzite se bigenda gute, abantu mico yabo bigenda gute, discipline biba bimeze gute, n'ibiki. Ni byiza cyane rwose kumenya amakuru muri rusange, tuti iki gihugu bigenda gute, ese ni igihugu kigira cy'abarasiste cyane, ukamenya uvuga ati nzitwara ntya. Ese ni igihugu ushaka amakuru, ushaka kuzanye n'abantu benshi baba hano, wenda n'ubujya hano mu Faransa, ushaka kuba ati se iki gihugu kimeze gute, abanyamahanga babakira gute, ese bigenda gute, abantu babirabura babakira gute. Ni amakuru ukwiye gushaka muri rusange. Se utuzi batubona gute, ese bigenda gute muri rusange, ukamenya amakuru yibanze
uburyo buke ati se amacumbi araboneka ati se byose ukabaza uba ufite nk'abantu muzanye cyangwa no kuri internet birahari rwose bati ese Ubufaransa ni igihugu kimeze gute kingana gute ati se gifite rwose nyine ukagiraho amakuru yibanze ukavuga ati iki gihugu rwose maze ndakizi. Ikintu cya kabiri iterambere. Ibi bihugu by'amahanga sivuze no muri Afurika ibihugu byinshi rwose mu Rwanda twateye imbere byose biteye imbere ariko muri bihugu byinshi byateye imbere umva ni ibihugu biteye imbere rwose muri byose ahantu hose guhaha bakoresha ama application n'ibiki. Ikintu cya kabiri ni kumenya gukoresha iterambere ndashaka kuvuga ati ikintu nshatse kuvuga byino by'iterambere no kumenya gukoresha telefone cyangwa ordinateur. Utazi gukoresha niyo ordinateur at least uzi gukoresha niyo telefone ibyibanze ntabwo ngo ujye kuba umutekinisiya telefone ngo telefone sinzi ko bigite ariko byonyine ubiziho buke ati se wenda nk'iyo telefone ma application bigenda gute tenze ko install application cyangwa se ukamenya n'ibyibanze nyine ukamenya tubone uvuga nk'urugero hano telefone ni ingenzi cyane kujya telefone ni ingenzi cyane nta hantu ushaka kujya udafite telefone nta kintu ushaka udafite telefone umva gutega bisi ukoresha telefone tuvuga nk'urugero umaze kugera hano ni urugero ahantu hose ugomba kujya ufite adresse y'ahantu ugiye hano ahantu hose aba afite adresse tuvugiye nko muri rendez-vous nibwo kigera hano rendez-vous ntabwo uzigera uhora ubona umuntu aguherekeza muri rendez-vous umuntu afite ubuzima bwe agomba kujyamo cyangwa se agomba kujya mu kazi n'ibindi by'umuryango we. Telefone ni ingenzi hano gutega bisi n'ibyo byose ukoresha telefone nyine abafite amakarita ariko ukoresha telefone ugashyiramo wenda adresse hano ugiye bigufasha kugira ngo umenye tinda tega bisi gihanga ubwo nyine information zose hano mu guhaha ukoresha ama application gusa ibintu byose ama site byose ukamenya kubikoresha byibanze ntabwo ngo muri bigenda biza buhoro ariko uzi gukoresha telefone cyangwa ordinateur ama site nyine ukamenya budi ama site baguhahira n'ibindi byose umva gucanga mu kanyine mu iterambere ukamenya gukoresha telefone ati se umva Google Map ukabuze kubikoresha umva ahantu hose nyine umva ugomba kuma wenda uvute nzi gukoresha telefone mbiziho ibyibanze rwose ukavuga ati ukoresha telefone ariko niba utabizi nyine cyangwa utarabashije kwiga ariko nabwo uzageraho hano bimenye kuko umva ni hame kuba uzi gukoresha telefone cyangwa se ordinateur ni ibintu by'ingenzi nabyo bizagufasha kugira ngo ube hano mu bihugu by'iterambere. Ikintu cya gatatu ikintu cyo kwibwiriza no gufata inshingano nk'abantu iyo umuntu ageze hano i Burayi nta muntu uzaza kwirukaho ngo ujya gukora ibi nibyo nyine umuntu agera hano i Burayi wenda tuvuge niba hari abusanzwe uzi rimwe kabiri gatatu bagenda bakugira nyine bakwereka ati bigenda gutya ariko muri wowe ugomba kuba wifitemo ugomba kuba wifitemo ubushake no kwibwiriza. Tuvuga nk'urugero azakubwira ati jya muri rendez-vous iyi ngiyi ntabwo buri munsi azagerwa guherekeza ngo iki nyine umuntu araza akakwereka ati ubuzima byose ni ibyo byata ariko iyo birangiye ntabwo azakomeza kwiruka inyuma kuko nafite izindi nshingano agomba gukora ntawe kwirukanse inyuma ugiye byo kwibwiriza kwibwiriza ugomba kwibwiriza ibintu byose bate ngomba kubyibwiriza ikintu cy'ubunebwe no kugishyira ku ruhande mwa bantu mwe hano imurageze imahanga ukigomba kwibwiriza ngiye gukora iki ugomba kwibwiriza ndetse no gufata inshingano ku giti cyawe noneho waba nk'umuntu ufite umuryango byo byikuba kabiri ugomba kwibwiriza inshuro ebyiri ugafata inshingano inshuro ebyiri urumva nawe urabyumva rwose ni ukwibwiriza nta muntu uzaza kwirukankaho ngo byuka gukora ibi ngibi niwe ugomba kubyibwiriza gufata ngo rendez-vous wumva ugomba kubyikorera aho iyo cyakora wenda ikiza nuko wenda hari abantu muziranye n'abantu bazi Burayi nta bantu bamwe muziranye ubuzima bakagira abana bakaba hasara ubuzima bakabwikorera ariko wenda ufite amahirwe kwa nk'abantu muziranye rwose baragufasha ariko ntabwo bazakomeza bagufasha iteka niyo mpamvu ugomba kujya kwibwiriza ugafata inshingano ku giti cyawe nimba ari rendez-vous ukavuga ati fata rendez-vous yo kwa muganga cyangwa se iki ukibwiriza nyine ukafata izo rendez-vous cyangwa se nimba ari abantu bagufasha nabo bakabona ko wenda wowe nawe ufitemo ikintu cyo kwibwiriza bati wenda turagufasha umaze kumenya ibiki byose ukagira no ikintu cyo kwibwiriza nacyo ni ikintu abantu bagakwiye gukoraho bakakimenya. Ikindi cyaka nimba ushaka kuzimurayi cyangwa ushaka kuzaba umufaransa mu gihe ugomba kugira permis kwiga gutwara niyo utamenya ugira permis ariko ukimenya gutwara imodoka nabyo ni ingenzi ukiga gutwara imodoka rwose ukabizi neza ni ibintu bizagufasha hano ubuzima bwa hano bisaba kuba ufite imodoka nyine n'amabisi arahari n'ibiki byose ariko iyo ufite imodoka ni akarusho ugomba kuza uzi gutwara imodoka cyangwa se uzi ufite permis nta n'ikibazo hari permis wenda bitewe n'ibihugu bitandukanye amategeko agiye atandukanye ariko byonyine uzi gutwara birahari. Tuvuge n'urugero iyo permis cyangwa uzi gutwara niyo wazagera hano kwiga permis hano byazagufasha kugira bizakorohera ntabwo ari nk'umuntu ugiye gutangira
utazi gutwara imodoka bizakorohera. Icyo rwose nacyo ni ikintu cy'ingenzi nacyo wagakwiye gutekereza mbere yo kuza hano i Burayi cyangwa se kuza hano mu Faransa. Muri rusange ugomba kwiga gutwara imodoka, ni ingenzi. Ikindi cya gatanu, uturimo tw'amaboko dufasha abantu rimwe na rimwe. Tuvuga muri rusange hari igihe umuntu aba wenda tuvuge ufite akazi bisanzwe, wenda tuvuge ufite ukora akazi mu biro runaka, akazi akabikoze, ariko iyo ufite nk'utundi tuzi ku ruhande, utuntu gukora utuntu tw'amaboko ku ruhande, tuvuga uzi gusudira, uzi kudoda, utu tuntu tw'amaboko, uzi gufungira bino byaba bya mekanike n'ibyo byose, umva ni ibintu bizagufasha hano. N'utuzi ushobora kuzajya ukora muri weekend. Abantu baba hano rwose ndabona hanini abazungu nabo barabazi kubikora, ariko hari nk'abantu bose batabazi biva niyo bijya nko muri karitsiye ukavuga ugasanga n'umuntu ubizi, cyangwa se hari nk'ama application abantu batangaho wenda batanga ibirakati, ndashaka umuntu uza kumindura iseri yanjye yapfuye, ibyo bibizi rwose amafaranga rwose urayarya. Utuntu tw'imirimo rwose, utuntu tw'imirimo zo gukora, n'utuntu ushaka gukora ukinjiza amafaranga yawe ku ruhande. Ikintu cya gatatu nacyo ugomba kumenya guteka. Abantu cyane hano ndibashyira abagabo mu Rwanda, abantu benshi ntibazi guteka. Umva iyo ugeze hano nyine tuvuge uje nk'umusore cyangwa umugabo uje wenyine, ninde uzaza gutekera? Ntawe. Hano uritekera wenyine. Wiga guteka abantu mwe, niba mu muryango wiga guteka, bakwigishe guteka, uzaza uzi guteka, nabyo ni umva. Hari n'abakobwa cyangwa abagore batazi guteka, buri wese yagiye cyageza, ariko iyo umuntu azi guteka mu buryo bisanzwe, mana hari igihe umuntu reka mbaye nk'urugero. Nanjye nkikiza, urabona ko mu Rwanda guteka tuvuge n'urugero amandazi nzi gukora amandazi rwose, ntamanda umuntu ajya kugura n'ibiki, ariko iyo ugeze hano urabimenya gukora. Bwati n'indazi ndajya kurigurira hemwe abantu mwe ko ntazi byose urabyiga ukarimenya. Ikindi kandi mutazi gukora amandazi, ntore wibagiwe kureba muri video zanjye, haro ndabigisha gukora amandazi. N'urugero amasambusa ukiye kubikora, byose ni ibintu ushaka kwinjiza n'amafaranga ku ruhande. Hari igihe nk'umuntu tuvuge nk'urugero wenda nk'uzanye n'abandi banyarwanda, agiye avuga ati nabuze umuntu uzankora amasambusa, nk'uko ushaka kubibakorera amafaranga ukayabona, cyangwa se ugatekera amandazi amafuka. Ni ibintu byinshi, ugateka ibyo za Nyarwanda nk'abantu bafite ibirori, hari bashaka nk'abantu batekera ibintu by'indyo za Kinyarwanda se cyangwa iki. Nta ibintu ushobora gukora amafaranga no guteka nawe ubwawe ukabizi rwose ukatekera, nabyo ni sawa cyane. Guteka, kumenya guteka ni ingenzi byibanze, ariko ari byiza rwose. Ni ibintu wagakwiye kumenya. Gusuka ni ikintu cyibanze wagakwiye kumenya gusuka, cyane no nk'umugore cyangwa umukobwa uzagira abana cyangwa se ufite abana, ni ibintu bakwiye kugira. Umva gusuka hano birahenda, niyo bitabigenda cyangwa ufite n'amafaranga kugira ngo nawe ufate ntuzumwanye, ugomba gufata appointment umuntu uzagusuka. Nabwo iyo mubona kandi hano banasukana neza cyane, ndavuga ngo ni byiza iki, ariko byonyine no kujya gufatisha ubu n'uwo mwanya bwatindajyana umwana wanjye bajye kumusuka n'ibiki, ni umwanya byiza gufata. Ariko iyo ubizi ushaka kubikorera iwawe, ukisukira abana neza muri mu rugo nta n'ikibazo, cyangwa se uganasuka n'abandi ukabona amafaranga, nabyo ni ibintu bagakwiye kujya kumenya rwose. Gusuka nabyo ni ikintu bagakwiye kumenya. Uteganya kuza imahanga, iga gusuka, bizakubyarira amafaranga cyangwa se bizakugirira akamaro. Ushaka kujya usuka inshuti n'abavandimwe, abo muzi rwose, cyangwa se n'abandi ukajya basukira amafaranga. Umva, iga gusuka, wige gusuka byibanze, gusuka nabyo ni sawa cyane. Ikindi cya munani ni kwiga kogosha. Uzi ko hano tondezi, umva igiciro tuvuga hano kogosha bihenda kuruta uko wakaguze tondezi ihendutse kuruta kogosha. Iga kogosha. Niba uzi kogosha, kujya wogosha abana bawe, ushaka kujya kogosha n'umugabo wawe, cyangwa se n'abandi ushobora kogosha. Hari igihe umuntu avuga ati tuvuge nk'ugere nk'abantu batazi kogosha, adashaka kujya muri salo, bati ndashaka umuntu uzi kogosha, akaza kujya kumugira, cyangwa uzi kudefiriza. N'urugero, umva ni ibintu ushaka kugira amafaranga, cyangwa se ushaka gusevingira amafaranga, aho kugira ngo yatakaze wenda mu bindi, aho kugira ngo yatakaze uyaha abandi, wowe wagakwiye kumenya kugira ngo ahubwo wowe kujya gufata ay'abandi bakakwishyura kugira ubogoshe, cyangwa se no ku muryango wawe nabyo byaba ari sawa, cyangwa inshuti y'abavandimwe ushobora ati ndashaka umuntu unyogosha nizeye akakogosha, cyangwa abana nabo ukabogosha, nabyo byaba ari sawa cyane. Umva ni ibintu bagakwiye gukora kugira ngo bizagusevingira cyangwa amafaranga, cyangwa se gutuma ugira amafaranga mu buryo utari waratekereje. Kumenya kogosha cyangwa se ibintu byo kudufi n'ibiki ni ibintu by'ingenzi. Turimo tw'amaboko rwose, turimo tw'amaboko tw'ingenzi umuntu akwiye kumenya bose. Umva
hano i Burayi ubuzima hari igihe umuntu avuga ngo ubuzima ngo iki cyangwa butewe n'ibyo mubona ku mafoto n'ibiki mukwibwira ko ubuzima anuza hano i Burayi n'iki nibyo koko ntabwo ubuzima avuga ati ariko ubuzima hano buragoye impamvu umuntu agomba kugira guhora acanye ku maso uri update y'ibintu byose uvuze nk'umuntu ugiye kuza hano ugiye kujya i Burayi atabitekerejeho tuvuga asiganya nk'amezi nkangahe rwose akabido bakamusharinga kugira ngo bibashe gutuma ashyira ubwenge ku gihe rwose cyangwa se wenda bigire bimufashe kugira ngo agire icyo abasha kugira rwose ntimugire nibyo koko iyo umuntu avuye mu gihugu asanzwe abamo cyangwa yakuriyemo akajya mu kindi n'ubuzima buba buhindutse ariko ni urugamba cyangwa se n'ubuzima buba buhindutse muri rusange niyo mpamvu ugomba kwitegura cyane cyane nka bino bihugu by'amahanga umuntu aba agiyemo ntabwo tuba tuzi ngo uburyo babayemo ntabwo tuba tuzi mu buryo by'intuzo by'imico n'ibiki byose ntabyo tuba tuzi umuntu araza akamenyera ariko iyo ufiteho amakuru birakorohera bigufasha kwintegra bigufasha kuba nyine kwisosiyabiliza cyangwa wisosiyabiliza muri rusange muri ibyo bihugu umuntu ashaka kujyamo so rwose ibyo by'ingenzi hari n'ibindi by'ingenzi umuntu ashobora kuvuga ariko ahanini ibingibi biwizi rwose ni ukuri bwose byazagufasha nimba baye uri gutegura kuza imahanga ariko ibintu by'ibanze ugomba kumenya ushaka kuza hano i Burayi rwose uvuga ati ibintu bizamfasha kubaho hano ibintu bizanteza imbere kubaho hano ni iki ushaka kuza ugashaka akazi kawe ka rusange ariko n'utundi tuntu ushobora kubyara amafaranga ku ruhande ayo mafaranga ubonye ku ruhande ushobora kuyafashisha umuryango wawe wenda uriyo cyangwa ukayakoramo akandi ka business kaje ku ruhande mu ruhande wenda ukaruta mu Rwanda ni ibintu by'ushobora kugira hari utuntu tw'amaguru rwose umva ni ukuri hano i Burayi kuba umunebwe ni ibintu rwose iyo ubaye umunebwe ntutera imbere niyo mpamvu ati hari utuntu ugomba kumenya mbere yo kuza hano i Burayi tuzagufasha gutera imbere cyangwa se twakungukiraho n'ibindi bintu bifite akamaro cyane muri rusange ubwo rero ni uko mbibona ariko rwose ahanini muri rusange by'ibanze ni ibyo ngibyo hari n'ibindi umuntu ashobora kugira uruhande cyangwa se wenda byancitse mu bitekerezo ariko ni ibyo by'ingenzi ahanini urebye muri rusange rwose ukaza icyo uje gukora ati njyewe ndi capable gukora ibingibi ndi capable kugira ariko umva turimo tw'amaboko ni ingenzi rwose mujya witeguye ugashyira ubwenge ku gihe imahanga harahanda ariko simbabureda kubaho ni byiza ahantu hose umuntu ashobora kubaho ariko hari amahoro nabyo ntacyo bitwaye so nizere ko video yanjye ari icyo bamariye mwayirebye cyangwa se hari ufite igitekerezo icyo tugiye tuganiraho rwose wanyandikira muri commentaire nagusubiza nta kibazo ikindi kandi ubonye ari video hari icyo yakugiriye wakora share sharinga abantu bari nk'umuntu uzigiye kujya muri rwose akamusharinga kugira ngo bize kumufasha kugira ngo akora refresh neza kugira ngo bize kumufasha gutekereza so ndabashimiye mwese mwarebye iyi video nizere ko yabagiriye akamaro niba utarakanda subscribe kanda kugira ngo ibiganiro nzagiraho ntibikajye bigucika so ndabashimiye Imana ikomeze barinde ibiganiro byinshi nabyo ndabibagezaho.